ndashima umuvugizi wa RIB akaba n'umukuru mu Rwanda bita Dr Murangira Thierry. Fata ku mavuta, RIB yaje kumusangamo urumogi, cannabis, weed, marijuana, rufite amazina menshi ku kigero cya 289. Mu gihe umuntu uri normal, umuntu urukoresha gake arukoresha hagati ya 0 no kugeza kuri 20 cyangwa 28 na 5 gutyo. Ariko baje gusesengura basanga umuntu mwoshya ni cya kigabo cy'igitinganyi kitwa Jihad, kimwe cy'urutwe runini n'ibyanwa bibeze ukuntu n'agasununu gikunda gukinisha cyane live kuri WhatsApp. Ubwo rero Dr Murangira Thierry yaje kuvuga byinshi, ahita aboneraho avuga no ku bantu bapirata inzoga, ugasanga bafashe nk'ivide rya Gorilla cyangwa se rya Red Warage bagapirata bagasukamo bakajyana ku isoko. Abo none harimo mutwara sibo w'isibo tutavuze cyangwa se umudugudu tutavuze, nawe baje gusanga ahubwo ari we baherezaga inzu ngo mugire, bakamuhereza amafaranga menshi cyane. Umuntu ukuriye operation rero yo gukora izo nzoga akaba yarashatse guhereza umukozi umwe ukomeye muri RIB miliyoni 3,400,000 kuri momo, aramukatira agerageza no kumwongera andi 1,410,000 gutyo, miliyoni 1,401 kuzamuka. Arabwira ati no, aramukatira. Birangira rero babafunze. Ariko umwihariko turiho uyu munsi ni fata ku mavuta. Fata ku mavuta kabisa, we urakabije kabisa. Kumbi bya bigambo wagiraga ni wabikoreshwaga na cannabis. Baba data we. Urumogi me. Ugisanga uri kumwe n'umuntu ufata weed cyangwa se ufata ku rumogi tumukatira. Ugiza kuko ushobora kwisanga we mwafunganwa kandi wowe uzira ubusa. Baba data we. Wa mugabo winda nigeze no kuvugaho muri operation yanjye yitwa Uri Muto episode ya 2 wita Jihad. Amahirwe nuko batamufunze, wowe bari kumusangamo na cocaine cyangwa se na mugo. Baba data we. Fata ku mavuta kumbi wakoreshwaga n'urumogi. Turi kuvuga ngo Medi umugore aramukubita, umugore wasenga ibishushanyo ngo n'unya Ethiopia, ngo nta mani bayo, ngo ntaki. Turi kuvuga The Beni ngo yatanze inkwano zitagura ibikoresho Pamela yazanye, iki aguze imodoka barayimwaka, iki niki. Kumbi wabivugishwaga na weed. Tukibaza impamvu The Beni ataza ngavuge. Tukibaza impamvu Meda atavuga. Kumbi bari bategereje umunsi kuzagera bakaguzaga buruboyi. Yesu we, ye baba data we, Yesu we. Yesu we, n'urumogi. Fata ku mavuta rero, reka dutegereze RIB bagukanira urugukwiye. Twumvisha bavuga ko dosiye yawe bari kuyandika bagiye kwijyana mu rukiko. Ubwo bavuze ko wihanangirijwe bikomeye ariko ukanga kumva. Kera arukuna ababyeyi batubwiraga ngo kuvunira ibiti mu matwi. Wavuniye ibiti mu matwi, reka babikuremo bafate nk'umwaka babikuramo cyangwa 2 kugeza kuri 5 bakuramo ibyo biti, ubundi bakugira umuntu muzima ubereye u Rwanda. Uwo mutwara sibo nawe RIB Murangira yavuze ko atari umuntu wifuzwa, atari umuyobozi wifuzwa. Bafata nk'imyaka 7 bakura ibiti mu matwi. Wenda abandi babaha nk'itana ariko bakamuha 7 kugeza ku 10 bakuramo ibyo biti, kuko yari n'umuyobozi yabikoraga nkana. Yakoraga nkana kabisa. Nagahinda nicaye imbere ya kamera mvuga agahinda gusa kabisa. Ariko nyine RIB muze ku bakanira rubakwiriye. Rubakwiriye kabisa.
ni birebire fata ku mavuta ariko wowe ntago nakuvaho kabisa wambabaje nakwizereragamo ntago bwagiraga ntarebye ikiganiro cyawe wari n'umuntu umaze kwiteza n'imbere ariko kumbe ni weed sinicupa weed urumogi cannabis mugo mugo sorry ntago ari mugo ni weed urumogi kabisa icyatsi cy'icyatsi kera bakacyanika kikaba umuhondo kikaba ubuvungu kunyira niba ari ubuvunge agafu barangiza bakakaroringa mu gipapuro misa nibuka wa musore wa Irene bita Kotaratici ngo Diamond yishe Kotaratici birambabaza ngo gusoma ganja ama superstar alinda ama piano achuga soma ganja inapata soma ganja nawe kumbe wazaye soma ganja inapata warangiza ugahita kuvuga ku bantu none gusa na Sabe sinzi natari mu bantu bagushirishijemo kuko kiza imbere ya kamera twese twumva ngo wagiye kadutegereze rero twumve ciao iyi ni Tolani show mukore subscribe cyangwa murorere